Igihe kirageze ngo abantu bakenera Imana kandi kizatuma bayikenera kiraje kandi kirasohoye. Ntumbaze ngo niki kigiye gutuma abantu bakenera Imana, ariko nyine igihe kirageze ngo umuntu wese akenera Imana ku giti cye. Imana ishaka ko buri muntu wese asenga, agasenga ku giti cye. Ibintu byo kwikopesha amasengesho wapi? Ntabwo Imana igikeneye abantu bikopesha amasengesho. Ngumva marigari ngo nimba ugiye ko ngo gusenga ngo unsengere. Imana irashaka ko nawe wisengera. Ibintu byo kwikopesha amasengesho igihe kirageze ngo birangire. Igihe ni iki cyo kugira ngo wisengere wowe ubwawe. Igihe ni iki cyo kugira ngo usabane n'Imana, ugirane ubusabane n'Imana. Imana yakurokoye urupfu rukomeye. Pawulo avuze ngo icyandikira abakorinto, yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, ndetse twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana iturokorera iki? Iturokorera imirimo myiza yateguye kera ibinyujije mu mwana wayo kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishaka kuyikorera, niyo mpamvu Imana yagusigaje. Imana yakongera iminsi yo kubaho. Korera Imana aho igukeneye, nayo izagukorera aho yikeneye. Waruzi ko igihe kijya kugira abantu bagakenera Imana? Uzi ko igihe kijya kugera na bamwe batajyaga bajya mu rusengero, batazi naho umuryango w'urusengero uri, bagiye kujya bahura nawe uvuye gusenga, bakakubwira ngo baturangiye ahantu ujya gusengera, kubera ko igihe kirageze kandi kirasohoye ibituma abantu basenga. Ariko byari byiza kusenga ikigusengesha kitaraza. Ariko kandi nanone ndabihanuye, ndavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye igituma abantu bayishaka kiboneka. Hanyuma reka nongere mbasuhuze kandi bifurize kugubwa neza abantu mwese mubana natwe umunsi ku munsi, muri abantu bagaciro. Mbanje kwiyegereza rero mwebwe mubana natwe muri mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se mu bihugu by'amahanga, agace kose wabuherereyemo ni wiyumvemo ikaze. Ntabwo rero tubicisha irungu cyangwa se ngo dutinde mu makorosi, ahubwo munyemerere twakire umunyamavuta. Umunyamavuta kabisa yongeye yaje. Hanyuma itunyandikira amahanga ngo umuriro uratse niba wibuka uyu mugabo. Amavuta muyapimisha iki? Arya buriya amavuta muyapimira mu ki? Kera twapimisha gudukoroboyi ariko ibintu byahindutse. Ubu umunyamavuta utapimira ku mirimo. Umwana w'Imana by'amavuta simbizi. Yego. Bo umukozi w'Imana, umwana w'Imana, turongeye tumuhaye ikaze hano. Wiyumve mikaze. Ndaryakiriye mu izina rya Yesu. Ariko ndagira ngo abantu badukurikiye bakwibuka, bagukunda, bongere baturebere muri comment buryo bagira akajambo bakubwira. Akajambo keza se. Arajya bangu. Uyu munsi nagize isabukuru, warubizi se? Reka da. Ubu navutse none ku itariki 5 z'ukwa 11 nibwo. Kagire ngoro rero. Ubwo nagize gutya mbona izuba. Uragayinja. Mba ndarize. Ugiye kurira muganya. Arumanzi waririmbye avango urarira. Isi wahageze. Nuko nisanze ku isi, ariko navukiye kwamamaza ubutumwa bwiza, niyo mpamvu ndi hano uyu munsi, kandi nekereza ko ngomba gukora icyo Imana yandemeye. Nta kindi rero no kuvuga ubutumwa bwiza bukagera ku bantu bose kugira ngo bamenye icyo Imana ibashakaho mu minsi ya none. Niyo mpamvu ndi hano rero, ndabasuhuje cyane kandi mvuge ngo Imana ibaho umugisha abagiye badukurikirana mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Imana ibagirire neza cyane. Nitwa Nezimana Daniel, ntabwo amazina yigeze ahinduka. Hanyuma ndi umukristo mu itorero rya DPR. Itorero ryanjye ni Ruvumera. Ruvumera muri paruwasi ya Gahogo. Arianga amavuta barajojoba. Tubahaye ikaze rwose. Nogeze wese atahaye cyaremwe gihe. Mu Ruvumera nibizima cyane, tubahaye ikaze. Tugira amateraniro kuwa 4 ku Mubyizi, amateraniro y'abanyamasengesho birumvikana. Tukagira n'amateraniro nyine asanzwe yo ku cyumweru 2. Tubahaye ikaze. Hanyuma rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Natwe turagukunda. Asanteni sana. Ngira ngo urabona ko rwose abantu tuba twiteguye kongera kukumva. Nta kindi kibidutera ni urukundo. Yego. Hanyuma ngira ngo mwamwumvise Daniel, duherukanye urimo dusangiza nibundi ibyo umwami yari yagutumye hano. N'uyu mwanya ngira ngo ntabwo turi buze kujya kure y'ubutumwa bwiza. Uratwemerera hanyuma uturagize Imana kubw'iki kiganiro tugiye kwinjiramo, hanyuma niturangiza utwinjize mu ifunguro ry'umunsi. Ifunguro ry'umunsi. Mana turagushimiye, turagushimira nanone ko uduhaye kuramuka amahoro. Amen. Numugisha ukomeye tugize, kubera ko hari abandi twaryamiye rimwe ariko ntibabasha kubyuka. Bamwe babyutse barwaye, abandi ingingo zitari gukora,
abandi umwuka n'umubiri byatandukanye, ariko twe turacyari bazima. Turagushimiye, turagusabye kugira ngo udukomereze mu buntu bwawe, kandi imbaraga z'Imana zibane natwe. Hanyuma buri muntu wese ugiye gukurikirana ijambo ryawe, ndagusabye kugira ngo ribe ryinshi kandi rigwiriye mu mitima yacu, nkuko Dawidi yavuze akavuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imwe mu ntwaro umukristo yifashisha kugira ngo aneshe imyambi y'umwanzi ni ukubika ijambo ry'Imana muri we. Ndagusabye kugira ngo unshyigikire, kandi buri muntu wese uri buze gufata umwanya kumva iri jambo ry'Imana umuha umugisha. Ndagusabye kugira ngo bane natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Yego, ndanezerewe cyane rero kubana namwe, kandi nshimira umunyamakuru Benedi umpaye ikaze kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo narabibonye ko mudukunda kandi mukunda ijambo ry'Imana, cyane ko ijambo ry'Imana ni ingenzi kurifite. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imwe mu ngamba umukristo akwiriye gufata no kubika ijambo ry'Imana muri we. Tugeze mu gihe gisa nkaho kigoye cyane, reka nari kubyita ko gisa nkaho kigoye, ahubwo kiragoye, kubera ko nyine ikoranabuhanga ryabaye ryinshi. Yego ni byiza, ariko kandi nanone ntabwo ukwiriye guhanga amaso ibidafite umumaro ngo usige ibifite umumaro. Abantu nyine ntibagikunda kumva ijambo ry'Imana, arafungura yakumva ari bavuga butumwa, tereka reka tabandi babandi. Oya, ntabwo turi babandi, ahubwo turabana b'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, kandi urifite muri we ntabwo Satani ajya mubasha. Ngira ngo na Yesu niryo yakoresheje ubwo Satani yamugeragezaga nyuma y'iminsi 40 ari mu masengesho. Yaramugerageje aramubwira ngo nibura umwana w'Imana koko tegeka aya mabuye yahinduke imitsima urye. Cyari gihe Yesu yaramaze ashonje kubera ko yaravuye mu masengesho. Satani rero amutegera ku byo kurya. Hanyuma Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ibyiza byose n'ijambo ry'Imana. Rero ni byiza ko utunga ijambo ry'Imana muri wowe. Satani yagutera ubwoba, ariko ukubwira ko upfuye, ariko ukubwira ibyo uri kubura, ukamwereka ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Rero Imana ibamugisha cyane ku bantu mukunda ijambo ry'Imana, kandi mujye muduhamagara kugira ngo dusengane. Ngira ngo hari abamamagaye muri iyi minsi itambutse twagiye dusengana, kandi Imana yagiye ikora iby'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ndabibutsa ko Imana dusenga yumva amasengesho, kandi Imana iragukunda. Niyo mpamvu uyu munsi ukiriho, ukiri muzima. Imana igufitiye umugambi mwiza. Bibiliya iravuga ngo rega ibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza hanyuma. Imana iragukunda cyane rero, kandi Imana iracyagukeneye. Hanyuma rero ijambo Imana yakize ku mutima wanjye uyu munsi riraryoshye we. Riravuga ngo korera Imana aho igukeneye, nayo igiye kuzagukorera aho uzayikenera. Haleluya. Korera Imana aho igukeneye, kubera ko nayo igiye kuzagukorera aho uzayikenera. Ariko iri jambo rifite amavuta. Mbibutse ko nta kigero na kimwe, nta rwego na rumwe wageraho rwatuma udakenera Imana. Ukeneye Imana, ariko nayo iragukeneye. Hanyuma rero hari ahantu Imana ishaka ko uyikorera, hanyuma nayo ikazagukorera igihe uyikeneye. Kandi ndabizi neza ko uzayikenera. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byera mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma mu gice cyaho cya 3 twifashishije Bibiliya yera. Hanyuma turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo nibura wa 18, twumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Amen. Aravuze ngo Saduraka na Meshake na Bedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ndashaka tuganire ku ijambo rivuga ngo korera Imana aho igukeneye, nayo izagukorera aho ikeneye. Mu minsi yashize ndimo ndi gusenga, nahawe ubutumwa bwo kubwira abantu. Abantu bose bumva ikinyarwanda mbafitiye ubutumwa bumeze gutya, buvuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo umuntu wese akenera Imana ku giti cye. Ariko ndanezerewe Daniel, igihe kirageze ngo umuntu wese akenera Imana ku giti cye. Wakeneye abantu ntibagira icyo bakumarira. Hari igihe umuntu aba mu kibazo agatakira abantu yibwira ko hari icyo bari bumufashe.
aho kugira ngo bagire icyo bagufasha ahubwo bakarushaho kugutaranga ariko uzigutakira umuntu wibwira ko ari cyo ari bugufashe ahubwo ugasanga utakira rero wasunikaga ikigeragezo ni kibazo gikomeye cyane ukabwira umuntu ngo waburaye kandi ari uri kugira uruhare muri icyo kigeragezo ufite ndashaka kukubwira ikintu gikomeye nta muntu n'umwe ukwitayeho uretse Yesu niyo mpamvu uzajya usanga abantu umuntu aragusuhuza gusekera mwamara gutandukana akavuga ngo yibo wari upfuye hari igihe usekera umuntu nawe ukabona ari kujya mwenyura ukagira ngo aranezerewe kumbi muri we indani ruri gusibana ariko Imana nambwiye ngo igihe kirageze abantu bakenera Imana bitandukanye nuko bayikeneye ntabwo nzi impamvu ariko ikizatuma bayikenera kirahari nduzi ibintu bikomeye abantu bagiye gukenera Imana ku buryo umuntu wese ku giti cyazakenera Imana umwana azakenera Imana umusaza azayikenera umukecuru azayikenera abasore n'abakobwa bazayikenera abagore n'abagabo bazakenera Imana igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abantu bakenera Imana hanyuma rero abantu ngo Imana yakeneye ikababona nabo nibayikenera bazayibona mvuze ngo iki abantu Imana yakeneye ikababona nabo nibayikenera bazayibona nimukomanga muzakingurirwa kandi nimusaba muzahabwa ndabibutsa ko tugeze mu gihe cyo kugira ngo umuntu akizwe neza hari amagambo muretse kumva umuntu akoresheje ngo shangwa kugira ngo nyizwe nka runaka nabireka kuki ushaka gukizwa nka runaka erega nabwo agakiza ari mitiweri agakiza ne individuel agakiza ntabwo ari rusange agakiza nako umuntu ku giti cye ni wowe Imana izabaza ntabwo Imana izambaza ibya BENEDATA reka izamubaza ibye nanjye mbaza ibyanjye niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo ntabwo nakizwa nka runaka kuki ushaka gukizwa nka runaka gera ikirenge mu cya Kristo uri umwana w'Imana wowe wikitwara nka runaka itwara nka Kristo Imana ishimwe amen igihe kirageze ngo abantu bakenera Imana kandi kizatuma bayikenera kiraje kandi kirasohoye ntumbaze ngo niki kigiye gutuma abantu bakenera Imana ariko nyine igihe kirageze ngo umuntu wese akenera Imana ku giti cye Imana ishaka ko buri muntu wese asenga agasenga ku giti cye ibintu byo kwikopesha amasengesho wapi ntabwo Imana igikeneye abantu bikopesha amasengesho ngumva marigari ngo nimba ugiye ko ngo gusenga ngo unsengere Imana irashaka ko nawe wisengera ibintu byo kwikopesha amasengesho igihe kirageze ngo birangire igihe ni iki cyo kugira ngo wisengere wowe ubwawe igihe ni iki cyo kugira ngo usabane n'Imana ugirane ubusabane n'Imana ugire direct line ugire umurongo uri direct ugire umurongo wawe n'Imana muhuriramo ugira uburyo ki ubanamo n'Imana kuko igihe kirageze ngo uzakenera Imana muri covid abantu bakeneye Imana muri covid uzuko hamagaraga umuntu ati wansengeye ababwira ngo buretse nanjye ntago norohewe muri covid ba pastor bagezeho barabura muri covid abantu bagezeho baragwa basubira mu byaha basubira hehe muri covid igihe cyarageze buri muntu wese akajya mu cyumba cyakamenya gusenga kubera ko insengero zari zifunze ibyumba by'amasengesho bifunze umuntu wese yize gusenga ku giti cye igihe kirageze ngo umuntu yige gusenga ku giti cye yego Mana dutabare ndashaka tuganire kuri iri jambo rivuga ngo korera Imana aho igukeneye hari ahantu Imana igukeneye Imana irashaka ko uyikorera ahantu igukeneye kubera iki Imana yagutije ubuzima ukabugihumeka subiza amaso inyuma rero abantu mwabyirukanye bamaze gupfa ariko uracyari muzima Paulo abwiye Tito ngo iki aramubwiye ngo igitumye ngusiga ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye impamvu Imana yagusigaje impamvu utapfuye impamvu ukiri muzima impamvu impanuka itaguhitanye impamvu wagiye kubyara ugataha uri muzima impamvu warwaye ugakira nuko Imana igukeneye niyo mpamvu wagiye mu modoka ntupfe kandi abandi bagakora impanuka bagapfa bagacika amaguru bikagenda ariko Imana yarakurokoye Imana yakurokoye urupfu rukomeye Paulo avuze ngo icyandikira abakorino yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora ndetse twiringiye yuko izakomeza kuturokora Imana iturokorera iki iturokorera imirimo myiza irateguye kera ibinyujije mu mwana wayo kugira ngo tuyigenderemo Imana ishaka kuyikorera niyo mpamvu Imana yagusigaje Imana yakongera iminsi yo kubaho korera Imana aho igukeneye nayo izagukorera aho uyikeneye waruzi ko igihe kijya kugira abantu bagakenera Imana uzi ko igihe kijya kugera na bamwe batajyaga bajya mu rusengero batazi naho umuryango w'urusengero uri bagiye kujya bahura nawe uvuye gusenga bakakubwira ngo baturangiye ahantu ujya gusengera kubera ko igihe kirageze kandi kirasohoye ibituma abantu basenga ariko byari byiza kusenga ikigusengesha kitaraza ariko kandi nanone ndabihanuye ndavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye igituma abantu bayishaka kiboneka Saduraka Meshake na Bedenego bigira inama mu mitima yabo
baravuga bati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Cyari igihe gikomeye cyane umwami Nebukadinezari yari yabajije igishushanyo agishyira mu kibaya cyitwa Dura, ikibumbano akita Imana. Abantu bavuga ko ngo umwami ashyiraho itegeko ko abantu bose bajya kukiramya, ariko Saduraka, Meshaki na Abedenego hari ukuntu bari baravuganye n'Imana, hari ukuntu bari bafitanye ubusabane n'Imana, biringira Imana yabo kugeza ku rwego bigurutse itegeko ry'umwami. Ubundi itegeko ry'umwami abarinda kumirwa, kandi itegeko ry'umwami nyine ntirikuka. Ariko icyo gihe bashingiye ku bintu Imana yavuganye nabo baravuze bati Imana yacu turayizeye. Haleluya. Ariko reka mbabwira ikintu gikomeye, kugira ku rwego hamwe Imana niyo waba uri mu gihe gikomeye bisaba imbaraga nyinshi. Kugira imbaraga, Imana ishaka abantu bayihamya niyo baba bari mu kibazo. Ariko uzi guhamya Imana itanura ry'umuriro urireba bari bukushyiremo, ariko ukavuga ati no, nimushake munshyiremo, ariko iyamamagaye ndayizi kandi ndayizera. Abantu bakwiriye kugirira Imana icyizere. Ya Mana yakoraga kera na n'uyu munsi niko ikiri, uko yakoraga kera na n'uyu munsi iracyakora. Witakariza Imana icyizere. Yakurokoye cya gihe na n'uyu munsi iracyari kumwe nawe. Yakurinze ku iseta iracyari kumwe nawe. Yakurinze wagiye kubyara iracyari kumwe nawe. Yagukishije ya ndwara iracyari kumwe nawe. Yakurinze mu ntambara iracyari kumwe nawe. Yakurinze ya nzara iracyari kumwe nawe. Yakurinze bwa burozi iracyari kumwe nawe. Ndakwibutsa ko Imana ikiri kumwe nawe papa. Imana iracyari kumwe nawe. Yaturokoye urupfu rukomeye, ariko ndanezerewe Daniel. Haleluya. Imana agiye turokora. Ndabyibuka umunsi hari akantu nibutse 2014 ngiye kwiga, abagizi ba nabi badutangira mu nzira, ndi kumwe n'abandi basore tugera kuri batatu, badutangirira ahantu ku ruzi, ahantu bita Kamiranzovu. Kamiranzovu rahazi Bernard, iyo za Nyamasheke. Kamiranzovu bawerekeza urenze mu Ityazo. Urenze mu Ityazo. Ubwo ni hagati yo mu Ityazo n'ahantu bita ku Gataka. Twarahageze hari kibaya twari twanyuzemo, twataye umuhanda wa kaburimbo duca mu kibaya kiri ruguru, duca ahantu mu gishanga. Bwari bwije ari nijoro, twari twabuze imodoka, ariko sinakora imodoka, no twari twaza amafaranga yo gutega. Noneho tujya guca ahantu mu nzira ya bugufi nyine y'amaguru. Urabizi ko iyo udafite amafaranga yo gutega ushaka ya bugufi cyangwa se inzira z'ibyaro, burya nizo zoroshya urugendo. Icyo gihe twagiye guca mu nzira zoroshya urugendo. Hanyuma twari tugiye niga mu kane segonderi icyo gihe. Noneho ubwo urumva nari ntwaye matera, ntwaye akadobo, ntwaye biki byose ibikoresho nyine umunyeshuri ajyana kwiga. Icyo gihe kubera ko nyine twari twabuze imodoka, twafashe gahunda nyine tugenda nijoro, tugenda nyine ku mugoroba, imvura iragwa twugama ahantu turatinda, saa sita zitugeraho tucyugamye ahantu. Imvura ihitutse kwa ko twarabosore nye turi batatu, turavuga ngo reka tugende nibura turi ko mu gitondo twaba twageze ku kigo. Turagenda rero, tugeze mu nzira abantu baratwitegura, babonye duhetse udukapu turatwana twaba turimo imari. Dore ikintu cyane y'ubwoba icyo ubuhamye narabutanze abantu barabuzi. Icyo gihe nagiye kumva numva umuntu mwabwiye undi ati tuno twana dufite turi mu imari. Njye manza kugira ngo imari ni ibyo dutwaye, kumva imari ni ibyo bari budukuremo. Bari batwaye indobo, batwaye n'icyuma. Ibaza icyuma bari batwaye nijoro, ibaze mu masaha 7 z'ijoro, icyuma urakireba ukabona kiri kwaka ari umweru dede yampaye. Hanyuma kujya babwirana bati tuno twana turimo imari. Noneho hari urubingo tunyura ku kiraro. None tugeze ku kiraro numva umwana umwe twari turi kumwe twadufite bamufashe mu ijosi gutya. Bamufata doko byumvise umuntu mufatira inyuma mufata hano mu ijosi. Afashe umwana bamurekurira muri rwa ruzi. N'uruzi rudasoma, nta mabuye abamo ruba rugenda runyerera gusa. Ni rubi cyane. Uwo mutipe yarazi koga. Aroga ariko bari bafite gahunda yuko urumva bari bageze gutya bafata ibintu by'imigozi babishyira mu ruzi. Sugo ndabivuga gute, bari baziritse umugozi ku rubingo hakurya no hakuno, ku buryo n'ubundi wa mwana yari kugira hajya hepfo ari koga, wa mugozi ukamutangira. Babiciraga mu mazi rero. Bari barafashe gahunda ngo yo guca abantu imitwe bakabatwara amaraso. Cyari igihe kibi cyane gikomeye icyo gihe, ariko ndashimira Imana yaturokoye. Noneho ako kanya twagiye kumva twumva imbwa ziraje n'abahigi. Imbwa zituruka ahantu bita Makoko, ziri kumoka zivuza induru n'abahigi. Natwe turataka, uko dutaka urumva amahirwe twagize bari bataratwica, ariko icyuma cyo bari bagifite. Ntago bari kutwicira ku kiraro hejuru, bari bafite gahunda yo kutwicira nyine muri ayo mazi. Bari bagiye batambikamo imigozi yo kudutangira kugira ngo tudakomeza kugenda ku bantu bazi koga. Yego. Hanyuma rero imbwa ziraza ziri kumoka n'abahigi n'imipanga. Urabizi abahigi bafite imipanga n'imbwa zihiga, bari imbwa zinkazi cyane. Uwo munsi uzi ko Imana yakoresheje imbwa tukarokoka.
ndakwibutsa ko ikintu cyose Imana yaremye Imana yagikoresha ukarokora. Imbwa izi ngizi kandi mukanavuze nkubwira ni imbwa ne ariko uwo munsi imbwa zatumye turokoka. Imana yakoresheje imbwa burya reka nkubwire iyo Imana igiye gutabara umuntu wayo irema ingabo igeze kuri tere. Haleluya. Babwira ikintu gikomeye iyo Imana igiye kurwana urugamba ntabwo ijya kuri tere itwaye ingabo iziremerayo. Yego se ubundi turabizi ko abasirikare bagiye ku rugamba bajyana ingabo umugabo w'ingabo akaba afite umutwe w'ingabo yajyanye ariko Imana yo iyo igeze ku rugamba iharemera ingabo si ngombwa ko igenda izitwaje. Bari kuvuga ngo turi twana turimo imari abantu batwaye indobo batwaye icyuma bari abagabo 4 bambaye ibintu by'ibigofero utamubona mu maso yambaye ibikote by'umukara ngo tuno twana turimo imari none nkahita ntera agatima abantu batwaye indobo bakaba batwaye icyuma kubana abana barimo imari tukabona niba twatse ibikapu nibagize gute ahubwo batangiye kutuniga. Ndavuga ibintu birakomeye mu gihe dutangiye gutaka rero imbwa nibwo zaturutse mu gishanga hirya cy'umuceri n'abahige bari kuza bavuza induru ni mukomere bamari nabo ntago twamenya ahantu banyuze. Ndashimira Imana ko yaturokoye narivuze ngo Imana yaturokora urupfu rukomeye rutyo. Haleluya. Na n'uyu munsi iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Umwami Nebukadinezari yarabizi neza ko ari buze kubashyira mu muriro bagapfa. Reka se nkaho usubira inyuma gatoya ahamagara cyangwa se anyaga Saduraka Meshake na Abedenego na mugenzi wabo Daniyeli yarabakuye mu gihugu cy'iwabo abajyana i Babuloni. Hanyuma bagerayo ntibatatira igihango bagiranye n'Imana bakomeza kwiringira Imana yabo. Kubera iki? Nubwo bari mu bibazo nibigeze bagira ku rwego bibagirwa Imana yabo. Hari abantu bagira mu bibazo Benadi bakibagirwa Imana hani bakuye. Umuntu yagira mu kibazo yabageze mu bushomeri cyangwa se mu nzara agateka imitwe kugira ngo abone uko abaho. Ariko umuntu wavuganye n'Imana ntabwo akwiriye gusubizwa inyuma n'iminsi agezemo. Kandi ibihe ugezemo ntabwo bigomba kukumaramo imbaraga z'umutima. Ibihe bibi uhagazemo uyu munsi ntibikwiriye kukumaramo imbaraga z'umutima. Niki dushingiraho dukomera? Dushingira ku by'Imana yatunyujijemo hashize. Hari ijambo rikomeye ngo ndakubwira abantu ubundi umuntu wagize imbaraga kica intare ntabwo abona imbwa ngo yiruke. Umuntu wagize imbaraga zica intare ntabwo abona imbwa ngo yiruke ngo naboneka ni munabara imbwa yanteye reka ubwo se wabarisha intare yicishije iki. Njya mbabwira ngo nugira amahirwe Imana ikagutiza imbaraga zica intare intumbi yayo ntuzayijugunye uzayibike mu cyumba cyiza gifite isuku. Nyuma ni hazi imbwa ikamoka ishaka kukurya uzayifata uyikingurira icyumba kibitsemo intumbi y'intare uyibwire ngo wambwa we gabanya ibintu byo kumoka n'intare zaratonumaga ariko zarapfuye. Mbibutse ko imbaraga zica intare zica imbwa ariko zikugira ngo umuntu abone imbwa yiruke. Uzi kugira ngo Imana yaramukinguriye inzugi zari zikinze nabona utudirishya agira ubwoba. Imbaraga zikingura ibihirizo by'ibyuma zikingwa n'utudirishya ugatambuka. Haleluya. Nikibagirwa ahantu Imana ibavanye. Daniyeli ndabyibuka baramufashe bamujugunya mu rwobo. Bamushyizemo kubera iki? Ngo yari yasenze Imana itandukanye n'uyu mwami yashyizeho. Umwami yari yategetse ko mu minsi 30 nta kindi kintu na kimwe nta muntu n'umwe ugomba kugira indi Mana agira ikintu asaba batagisabye umwami. Baravuga ngo umuntu bazafata ari gusenga indi Mana atari umwami bari gusaba ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare. Daniyeli muri we ngo agambirira mu mutima siva kwa Mungu kudatatira igihango yagiranye n'Imana. Aravuga uko byagenda kose ahubwo ngiye kujya nsenga 3 ku munsi. Amadirisha ari Yerusalemu arakingura abandi bose bakajya gusaba umwami ibyo bashaka. Ariko Daniyeli ati ngewe ndasaba Imana yo mu ijuru yampamagaye. Abagabo b'ibigoryi bari bamugambaniye bamufata ngo ari gusenga Imana yo mu ijuru. Baragenda ngo bajya kumurega ku mwami. Uzi ikintu cyanangaje ngo bari bashatse icyaha barega Daniyeli barakibura. Tubwizanye kuri wowe nkurikiranye bagushatse w'icyaha bakibura ariko ngo Daniyeli ngo bamushatse w'icyaha na kimwe barakibura ngo bamutegera ku Mana ye. Bamutegera ku Mana ngo baragenda babwira umwami bati mwami nyagasani undi ati karame turamufasha mumfasha agira ati asenga indese Daniyeli none muragira ngo ngire ne bati none se naguzi ko wasinye ko tuzamujugunya mu rwobo rw'intare umuntu tuzafata ari gusenga indi Mana itari wowe. Umwami arababara kubera ko ariyumvise ko ari Daniyeli kandi yaramukundaga. Kuri umwami yakundaga Daniyeli cyane atungurwa no gusanga inshuti ye ariyo itegeko rigonze. Daniyeli aravuga ati nta kundi nyine ni mu njyana. Hanyuma umwami aravuga ngo nanjye nta kundi nabigenza kubera ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ryari itegeko ridakuka. Umwami nyine aremera arasinya Daniyeli bamujugunya mu rwobo. Ariko mbere yuko bamujugunya mu rwobo umva ijambo riryoshye ngiye kuvuga ngo umwami aramubwira ati Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose. Amen. Urabizi ko inaha itegeko ry'umwami ntirikuka.
urabizi ndagukunda emera bakujugunyemo ariko arenzaho ijambo nakunze aramubwira ngo ahari Imana yawe ukorera ishobora kuza kugukiza amenyo y'intare nizikurye. Haleluya. Daniel baramufata bamujugunya mu rwobo. Mbere yuko agera mu rwobo ngo Imana ari yohereje marayika wayo. Ndababwira ikintu gikomeye. Iyo Bibiliya ivuze marayika w'umwami Imana ibivuze umwana wayo Yesu Kristo. Ngo Yesu aramanuka ajya mu rwobo rw'intare. Abwira intare ati rero mwana remwe reka mbabwire. Ari ukuntu Yesu ajya aganira n'ibintu yaremye. Mwana remwe mube hamwe mbabwire. Intare turakumva. Ati rero mwe muri intare ntoya. Nge ndi intare nkuru yo mu muryango wa Yuda yanesheje. Haleluya. Ubwo muri ba petit frere uyu munsi nta kurya. Uyu munsi mumaze iminsi nta biryo mubona. N'umundi amasengesho arakomeje. Mwantare mwe nge ndi intare nkuru ikomoka mu muryango wa Yuda. Hanyuma hari umuheburayo ugiye kuza hano kandi ntabwo aribwa, ahubwo ndabasaba ikintu kimwe muramufubika mumumara imbeho. Ariko nyuma yuko uwo muheburayo avuyemo mbakano keza namara kuvamo amasengesho murahitamo yasoza ndaza kubaha mwiyarurira ni self service. Namara ku haleluya namara kuvamo ntimugire ikibazo amasengesho muhitamo yasoza ndaza kubaha mwiyarurira. Ndanezerewe Daniel. Intare ziravuga ati turakumva taramfurere. Ahubwo ntibamuzane tumufubike. Ngo Daniel ngo intare zigiye kubona ngo zibona umuhungu araje. Umusore wavuganye n'Imana ngo baramanutse ngo ageze mu ntare ngo intare ziramufubika ziti niwe bari batubwiye twari twagutegereje ziramufubika. Hanyuma ngo mu gitondo sifa kwa Mungu. Amen. Byageze mu gitondo ngo umwami yari yaraye yabuze ibitotsi. Mwami yari yabuze ibitotsi ijoro ryose. Bukeye mu gitondo azindurwa no kujya ku mwobo bajugunyamo Daniel ku mwobo w'intare. Ngo agezeyo ariko naratangaye. Uzi ikintu cyanangaje hano? Umwami arabizi neza ko yajugunye umuntu mu ntare ariko ngiye kuvuga ibintu biryoshye no kuri kw'Imana. Ndahita nsoza pe. Umva ikintu cyanangaje. Ngo umwami yari yabuze ibitotsi. Bukeye mu gitondo ngo azindurwa no kujya ku mwobo w'intare bajugunyemo Daniel. Yego. Tubwizanye ukuri buri umwami nigizaga nkana yumvaga ko umuntu waraye mu ntara akiriho. Dore ikintu cyanangaje. Dore ikintu cyanangaje. Ngo umwami ahageze ngo yiyumvamo kuba yahamagara. Ibaze guhamagara umuntu waraye mu ntare. Ariko umwami nawe uyu mwami ashobora kuba nubwo yiyumvaga uwo munsi ko ari we Mana ashobora kuba yarazi ko hari iyindi Mana ikomeye ishobora byose. Ati Daniel wewe ndati karame. Uritabye ndati uriho ndati ndiho. Ariko ndanezerewe reka mbabwire hari igihe abantu babanze ko ikigeragezo cyaguhitanye bagatungurwa no kukubona uri muzima, bagatungurwa no kubona uri kuvuga uri kugenda useka umwenyura. Daniel aritaba aravuga ngo mwami nyagasani Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare kuko nagaragaye mu maso y'Imana mfite umutima utancira urubanza. Ariko kandi nawe mwami nyagasani mu maso yawe nta kintu na kimwe twapfaga, niyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo akabumba iminwa y'intare. Umwami ahita ashyiraho itegeko rikomeye tuvuge ngo amen. Ariko ndanezerewe umwami ashyiraho itegeko avuga ngo iki? Aravuga ngo guhera uyu munsi Daniel nibamukure mu rwobo hanyuma njye nk'umwami nciye itegeko. Umva uko mvuze. Umwami aravuga ati guhera uyu munsi abantu bakugambaniye. Haleluya. Aba bagabo n'abagore babo n'abana babo niyonka ubwo yonka ninyi nindi kiri mu nda bose babazane babajugunye muri uru rwobo bari bajugunyemo Daniel. Bibiliya iravuga ngo babajugunyemo ngo intare ngo ziriyarurira ngo zabasamiye hejuru ngo zirabarya n'amagufwa zirayarya. Ndakwibutsa ko iyo ukoreye Imana aho igukeneye nayo igukorera aho uyikeneye. Amen. Daniel mu kintu gikomeye cyatumye Imana imurokora akigera mu gihugu kitari ikiwawe yaravuze ngo ngiye ngomba kugambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana ishimwe. Hari abantu biyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Ngeze ahantu haryoshye. Hari abantu biyandurishije ibyo kurya by'ibwami ngo babwiye umwami bati mwami nyagasani twebwe ntabwo twasangira nawe ntabwo twarya izo nyama nibaduha ibishyimbo n'amazi turya mu minsi 10. Ngeze ahantu haryoshye mu minsi 10 bazafata abo basore baryaga inyama basangiraga n'umwami bafate natwe turya ibishyimbo n'amazi batumurikira umwami.
hanyuma umwami azarebe ukuntu tuzaba tumeze neza. Baragambira mu mutima wabo baravuga bati twebwe turatungwa n'amazi dutungwa n'ibishyimbo. Sinzi bavuze ngo ni salisa namba 2 amamininwa. Bati twe turatungwa n'amazi n'ibishyimbo. Hanyuma mu minsi 10 nishira bazaze batumurikira umwami arebe abasangira umwami bakarya inyama ndetse n'abariye ibishyimbo tuzarebe abasa neza. Niko byagenze babamurikira umwami ngo umwami yitegereje abahungu ngo bigurikije itegeko ry'umwami bakanga gusangira n'umwami ngo umwami abona n'abasore beza batoshye basa neza. Mwami ati none se ko mbona musa neza kurusha abo twasangiye bari inyama byagenze bite? Bati nukubera ko mu bishyimbo no mu mamininwa no mu mazi Imana yakoreyemo. Ndabibutsa ko hari ibintu abantu babona ko biciriritse mu maso yabo ariko mu maso y'Imana ikabinyuramo igakora ibidasanzwe. Hanyuma Saduraka Meshaki na Bedenego nabo muri bo bagambirira gukorera Imana mu gihe bakeneyemo kugira ngo nayo izabakorere mu gihe bazayikenera. Baravuga bati mwami nyagasani nta mpamvu nimwe iri buze gutuma twubarara tukaramya igishushanyo wakoze. Banavuga ijambo rikomeye baravuga ati mwami nyagasani twebwe ntago turi bwo barare ngo umwami ararakara. Umwami arakazwa nuko Saduraka Meshaki na Bedenego banze gupfukama ngo baramye igishushanyo Nebukadinezari yakoze. Baragenda babwira umwami bati mwami nyagasani hari abagabo banze kuramya igishushanyo cyawe. Umwami araza arababwira ngo ni kubera iki mwakoze amakosa nkayo mukanga kumvira itegeko ryanjye. Aravuga ngo nibenyegeze itanura ry'umuriro kandi ngo baryenyegeze 7 ngo aze kubajugunyamo. Hanyuma aba bahungu nibaterwa ubwoba nuko umuriro bari kuwucana biringira Uwiteka. Imana ishaka abantu bayiringira bakayizera bakayikomeraho niyo baba bageze mu bihe bikomeye. Igihe cyarageze ngo umwami aravuga ngo mbahaye amahirwe ya kabiri noneho mugerageze muze guhita mwubarara muramye igishushanyo. Ariko ndanezerewe. Hanyuma umwami aragarukana none asanga ntibunamye asanga ntibubaraye. Ababaza ikibazo gikomeye arababwira ngo nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye ni iki cyabibateye? Arababwira ijambo rikomeye arababwira ngo niyihe Mana iri bubakiza amaboko yanjye. Umva ikintu bishatse kuvuga ni nko kubabwira ngo nta yindi Mana iriho iri buze kubakiza. Ni nko kugaragaza ko nta yindi Mana ihari iri buze kubakiza. Kubabaza ngo ni yihe Mana iri bubakiza amaboko yanjye ni nko kubabwira ngo ninjye Mana nta yindi yabakiza. Aravuga ngo nibababohe babajugunye mu muriro. Barababoha ariko mu ijuru naho Imana itegura ubutabazi bwihuse. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye iyo wakoreye Imana hani gukeneye nayo igukorera aho uyikeneye. Iyo washakiye Imana icyubahiro nayo irakigushakira. Barabateruye ngo barababoha. Uko bababoha ijuru naryo ryamaze kohereza marayika zifa kwa Mungu ryamaze kohereza umwana wayo ngo Yesu aramanuka asanga abantu bahungu bari kubaboha. Arababwira ngo basore ba petit frère mumaze kuvuga Imana neza mumaze kuvuga data neza. Aranezerwa ahita anyohereza ariko ndanezerewe. Basubije umwami ijambo rikomeye barubwira ati nta cyatuma tugusubiza iryo jambo. Ubundi twajyaga tukubaha tukavuga ngo mwami nyagasani ariko kubera ko usuzuguye Imana yacu ukavuga ngo niyihe Mana yadukiza umva natwe tugusuzugure. Umva nebuwe ubundi bakagombye kuvuga ngo mwami nyagasani ariko baratuye bayivuga mu izina. Umva nebuwe nta cyatuma tugusubiza iryo jambo. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi iradukiza ukuboko kwawe ariko kandi nawe itadukiza. Umenya ko tutari bwubararira igishushanyo cyawe habe no kuramya izo mana zawe. Ngo umwami agira uburakari ategeka ko bababoha. Yesu araza arababwira ngo ba petit frère bababohe vuba munsangemo. Yesu ngo babanziriza mu muriro ngo agezemo Yesu abwira umuriro ati rero wa muriro we usanzwe utwika ariko hari abahungu bagiye kuza hano. Abo bahungu ntabwo bashya uri umuriro nanjye ndundi. Uwo ni Yesu uri kwivuga. Yesu arimo araganiriza umuriro. Ndagira ngo Imana iziganiriza ikibazo cyawe. Ndarimvuze ngo Imana iziganiriza ikibazo cyawe. Ngo Yesu atangira kuganiriza umuriro arababwira ngo wa muriro we nubwo uri umuriro nanjye ndundi. Kandi abahungu bagiye kuzamo hano bamaze kuvuga data neza bamaze gukorera Imana aho ibakeneye. Hanyuma Imana nayo igiye kubakorera aho bayikeneye. Hanyuma ngo barabafata babajugunya mu muriro. Ngo bakimara kugera mu muriro ngo ya migozi bari bababohesheje ngo umuriro urayitwika ngo iradohoka. Batangira gutembera mu muriro ariko ngo babagabo b'ibigoryi bateruye
Saduraka Meshake na Abedenego bakabajugunya mu muriro ngo ibirimi by'umuriro byarabafashe baba ari bo bapfa mbere. Babwira ikintu gikomeye, ari abagiye mu muriro n'abari bari inyuma y'umuriro ni bande bakagombye gupfa. Ndabibutsa ko abari bari inyuma y'umuriro ari nabo bateruye Saduraka Meshake na Abedenego bakabajugunya mu muriro, nibo bishwe n'umuriro. Nyamara bageze mu muriro bararokoka bakomeza kuba bazima. Hanyuma ngo umwami Nebukadinezari ngo yitegereje mu muriro abonamo abantu bane. Ati ko ndi kubonamo abantu bane, wakaravuye he? Ati kandi wa kane ndabona asa nk'umwana w'Imana. Reka mabwire ikintu gikomeye, mu kibazo cyawe humura, ntabwo uri wenyine. Hari marayika w'umwami Imana yohereje. Niba warakoreye Imana aho igukeneye, humura, Imana igiye kugukorera aho uyikeneye. Mwitangira ry'umuriro bakujugunyemo, mu kigerageza urimo uyu munsi, mu rwobo rw'intare urimo uyu munsi, hari marayika w'umwami Imana. Hari marayika w'umwami Imana. Hari marayika w'umwami Imana. Hari marayika Imana yohereje kugira ngo ajye mu itanura ry'umuriro, abanze acogoze uwo muriro. Ndashimira Imana, ndashimira Imana ngo umwami arategeka, aravuga ngo Saduraka Meshake na Abedenego ngaho nimuve mu muriro. Ngo barangije bavamo, ngo umwami ahita ashyiraho itegeko mu gitabo cya Daniel igice cya 3 ku murongo wa 28, 29 na 30. Umwami yavuze ngo iki? Umwami yaravuze ngo Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo, arangije azimya ibirimi by'umuriro, ntiwagira icyo ubatwara. Ngo umwami aravuga ngo nicyo gitumye nciteka, guhera uyu munsi uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruhindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza bene aka kageni. Ku murongo wa 30 haravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Narinje kukubwira ngo iki? Narinje kukubwira ngo niba warakoreye Imana aho igukeneye, nayo izagukorera aho uyikeneye. Igihe kirageze kugira ngo ukenere Imana, kandi nuyikorera aho igukeneye, nayo izagukorera aho uyikeneye. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Abakeneye Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni, kubera ko abayikoreye bakayikorera aho bakeneye, nayo izabakorera aho bayikeneye. Igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo abakorere Uwiteka nayo ize ibakorere, kandi koko biraje birasohoye birihuse kugira ngo abantu bakenere Imana. Igituma bayikenera kiraje, ariko kandi nanone abagukoreye bakagukorera aho bashaka, mu gihe wabashakagamo bakagukorera aho bashaka. Mu izina rya Kristo Yesu, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo biyereke, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo batabare, barenze iminsi mibi. Mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye uko warengeye Saduraka Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, bari kurengera abantu bawe abagutegereje bakwiringiye. Ntubatera umugongo, ubahindukirire wumve gusenga kwabo. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubera kubanye natwe kandi ukaba ukoze ibitangaza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza byose. Nimero yanjye mwambonaho ni 078 33 510 63 078 33 510 63. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Dukomeze tubane, duhurire mu biganiro byacu biri imbere.